ko turaganira hejuru y'Imana ishobora byose. We are learning about the God who is able. Imana ishobora byose, The God who is able. ni mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu bitekerezo byacu bya buri munsi, mu mishinga yacu ya buri munsi. Is within our projects, our life, our mindset on daily basis. Dutekereza dute Imana ishobora byose mu buzima bwacu? How do we think about the God who is able in our daily life? Kubera iki twiga ijambo ry'Imana buri gihe, tugasoma Bibiliya, tugasenga, tugahura n'imyuka itandukanye turwanya? Why do we read the word of God daily? We pray and we experience all the evil spirits. Iyo duhura n'intambara z'abadayimoni zituma turushaho kwaguka, gutera imbere no kumva Imana kurushaho. When we encounter the powers of the demons, we make us prosper and we understand God better. Hari abatekereza yuko gukorera Imana nta ntambara bazahura nazo. There are those who think that serving God they will not encounter any battle. Ariko gukorera Imana duhura n'imyuka iturwanya iremereye yo mu rwego rukomeye. But when we serve God, we encounter the evil spirits on a higher level. Ariko ikintu gikomeye nuko twizera ko tuzanesha byanze bikunze. But something very important, we know that we should defeat it. Turasoma ijambo ry'Imana umurongo mugufi cyane mu byahishuriwe Yohana. We are reading the word of God, a very short verse in John. Igice cya mbere umurongo wa 8. Chapter 1 verse 8. The Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Amen. 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 Let us read the word of God, the version. I'm the first and the last, says the Lord God, who is and was to come, the ruler of all. Amen. 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 Ko turaganira ku Mana ishobora byose. We are talking about the God who is able over everything. Itangiriro n'iherezo. Who is the first and the last. Kandi ni Imana ivuga iryo jambo ko ariyo tangiriro n'iherezo. And the same God who speaks that word that is the first and the last. Iyahozeho, the God who was there kandi n'uyu munsi kabiriho, and still present today, kandi kazahoraho iteka ryose. and who will exist forever. Kubera iki iyi Mana tuyemera, tuyivuga, tunayisingiza? Why do we worship and praise this God? Ni ukubera ko twemera ko ni Imana yacu. Because we believe is our God. Ni Imana itanga umugisha. Is the God who give the blessing. Ni Imana itanga amahirwe. Is the God who give opportunity. Ni Imana itanga imbaraga. Is the God who give the strength. Ni Imana yandemye Is the God who created me mu shusho yayo. in his own image. Hari abantu benshi bariho bava ku Mana, bariho bananirwa muri iki gihe. There are a lot of people within these days who are withdrawing from God. Kandi gitangaje kubera ko n'urugendo rukomeye rwo kuja mu ijuru hananirwa inzego zose z'abantu. Something so amazing, because the journey going to heaven, all the categories of people they fail. Inzego zitandukanye z'abantu zirananirwa, bakananirwa gukomeza urugendo. Different categories of people they fail to carry on the journey. Bamvu bananirwa gukomeza urugendo ni ukubera ko harimo imyitwarire ikomeye. The why they fail to carry on the journey, because it involves a lot of kurwanya challenges. Satani, Fighting the devil, kwemera guhinduka ukaba icyaremwe gisha, admitting to get transformed and become a new creation, kwirinda ibyaha, to avoid all the sin, kwirinda irari ry'ibyaha, or to avoid everything, to just leave the sin, kutitwara kuko wishakiye, not to conduct yourself the way you wish, kutirwanirira, not fighting on your behalf, kutihorera. where you cannot even give a revenge. Kavuga ngo agakiza karakomeye, kaza kagufata kagakamuramo ibintu bya kera bibi byose bikavaho bigaceceka. Salvation is so powerful, it freezes all the evil things of the past and silences them. Uko niko Imana izikora mu buzima bw'abantu. That's how God works in the people's lives. Imana iyo umaze kwakira Yesu kumukiza n'umucunguzi, When you receive Jesus as your Savior, kamere yose izigenda ikanyohwa, igashira, ikarwara, ikaremba, ikavaho, igapfa. all the human nature gets squeezed and dies, story away. Iyo ugize amahirwe makeya yo kugira abavandimwe badakijijwe, When you are unlucky, you come in a family where they are not born uko again. mwicarana, uko muganira, bagenda bagukamura, bakumaramo ubwiza bw'Imana. The way you converse, they squeeze, they get all the goodness from God. Iyo uri From kumwe you. n'abantu badasenga, batemera, bafite ibindi bintu baramya, When you are with the people who don't pray, niyo they worship ntekereza other kuri iri things. jambo nasanzemo ibintu bikomeye cyane. When I thought about this word, I found a lot of. Nasanze ni ukuvuga ngo ibikamura imbaraga z'Imana mu bantu b'Imana n'ibyaha, n'abapagani, n'abatizera, n'abavanga.
I found those things that we said, all the goodness of God from the people of God, those are the pagans. kuvanga birashaka kuvuga iki? When you talk about mixing, what does it? iyo uri kumwe n'umusambanyi cyangwa se uri kumwe n'umusinzi, When you're with a fornicator or the drunken person, ni ukuvuga ngo aba akinguye umuryango, hari akadirisha gato aba yakinguye ka satani irinjira. it means there is a small window has opened of the devil where he can go through. Satani ntikenera ibintu binini cyane kugira ngo ibone kukwegera, ni akantu gato gusa ikinjira. The devil doesn't need very huge things, it's only a small thing he comes in. iyo ubeshe gato gusa satani irinjira. When you just lie accidental, then the devil comes. iyo ugize ishari irinjira. When you have a jealousy, the devil comes in. hari ibyaha abantu baza bita ko ari binini: kwica, There's some people talk about the sins like murdering, gusambana, fornication, kuroga. bewitching. ni ibyo abantu batekereza ko bihambaye cyane, bikomeye. Those are the people think those are terrible sins. ariko nagira ngo mbabwire ngo ibyaha byose birangana. But I was showing you all the sins are equal. kwica, Murdering, gusambana, fornication, kuroga, bewitching, kwiba, stealing, ishari, jealousy, kubesha, lying, ibyo byose ni ibyaha bingana. all those that sins that imbere we y'Imana take on. byose ni satani biyobora, ni shefu wabyo ni satani. Before God, those are being created by the master. iyo haje icyaha kimwe satani irinjira, abadayimoni barinjira bagatangira bagakora imirimo. Only one sin allows all the demons to come and start their activities. kugira ngo turwanye iyo satani rero ni uko tugomba kwimura imizi n'intambara n'ibintu byose satani ahagurukiraho kugira ngo arebe ko yatwinjirana. So to fight the devil, we have to uproot all those roots, all the things that's where the devil can come. kurwanya ibyo bintu rero biradusaba imbaraga, To fight all that, we need to be so powerful. biradusaba kuba abakiranutsi, It needs us to be luscious. biradusaba kuba abana b'Imana bizerwa. It needs us to be the children of God, His believers. kuba umwizerwa birasaba guhinduka, birasaba gusoma ijambo ry'Imana no gutera intambwe uva mu byaha. Being a believer, you need to read the word of God and make a step quitting the sins. iyo uri kumwe n'umusambanyi, When we are with the fornicator, kubera abadayimoni satani agendana n'uwo muntu w'umusambanyi, mu rugo murimo haba harimo abadayimoni. because of the demons goes with that fornicator, then it means that family is full of. ni ukuvuga ngo mu rugo rwanyu satani birimo, It means in your home the devil is there. ni ukuvuga ngo muba muturanye na satani n'abadayimoni. It means that you are residing with the devil and the demons. mureke mbere ku buryo bikomeye. Let me show you how very strong it is. umukozi mu rugo gusa, Just a mere media. iyo ari umupagani, If the maid is a pagan, abandi mukijijwe, but for all others when they are born again, ariko umukozi mwazanye mwahaye akazi akaba ari umupagani, but just a maid is a pagan. ni ukuvuga ngo hari izindi mbaraga mwinjije mu muryango, mu rugo rwanyu, zigomba gutangira kurwanya umuryango. Then it means those are another powers you have brought in the family to fight. hari urera umwana akaba adakijijwe, Somebody who cares about the child. ni ukuvuga ngo wa mwana mwamushize mu ndiri y'abadayimoni, ahantu haza kubana n'abadayimoni, arwana n'abadayimoni buri munsi. Then you have surrendered that child in the hands of the demons where he has to fight. uwo mwana ashobora kuzakura agakurana imico mibi, agakurana ibintu bitari byiza, kubera ko yarezwe n'abadayimoni bamuba hafi. yaje kunywa amata akahabwa n'umukozi wa shitani ufite abadayimoni. As that child grows in those hands where he being served by the maid who is full of the demons, ni ukuvuga ngo hari pepo zigenda zimwinjiramo byanze bikunze. it means there are some evil spirits. It's a must that comes to ariko him. iyo ni imyuka abantu batabonesha amaso y'umubiri. Those are evil spirits people cannot observe. ariko ni ukuvuga ngo iyo ukorera satani, uri umupagani, hari abadayimoni mubana nabo bagenda bakurinze, bagenda bagucungiye umutekano mu buryo butandukanye. But when you pagan, you have those evil spirits that always guides you. abapagani bagira abadayimoni, bagira ingabo z'umwijima zigenda zibari iruhande. The pagans, they have the demons, they have the armies of the darkness abakijijwe of nabo heaven. bagira umwuka wera, abamarayika, ingabo z'ijuru zigenda zibarinze zibariho. For those who are born again, also they have the armies of the heaven that keep protecting them. abo bantu babiri rero iyo bahuye, iyo myuka irahangana, irarwana byanze bikunze. Always when those such a people they come together, the spirits start ni fighting. ibintu abantu badaha agaciro. waje kwinjira mu modoka ntusenge, Sometimes people they don't give a value into a car, you don't pray. waje mu kinamba kogesha imodoka ukayoza, ukavuga ati imodoka yanjye irasa neza, ugahita winjiramo ukatsa imodoka ukagenda, imodoka bayogeje irakeye. You go to the washing bay, you say my car is clean, then you enter. abogeje imodoka bafite ibindi baramya, iyo bagiye kuyoza nabo babanza kwitongera no kwishiraho imyuka yabo. Those people who are the pagans, when they clean your car, they also have other spirits they have behind. kugira ngo winjire muri iyo modoka ugomba kubanza ukayisengera mbere yo kuyicaramo.
Before you enter to that car, you have to pray for it before you sit. kuko ibintu bayishizeho ni ibintu bibi cyane. Because they have brought all the evil things. ushobora kugenda waryama ukarara urwana n'ibintu bikomeye. You may go and even sleep the whole night, you start fighting. cyangwa wagera mu rugo hakazamo impanuka cyangwa ikindi kintu kidasanzwe. As also towards the home, then you encounter an accident or something else. ibi bintu bivuye. Then you ask yourself, where has this come from? Ni wa muntu wo mu Kinamba wogeje imodoka afite ibigirwamana aramya shitani igihe yogeje imodoka ayihanagura neza aba yaturaho n'ibintu bye. That means that person from the washing bay has brought the evil things into you. noneho wataha ugasanga imodoka ugize ibibazo. Then for you as you go home, then you encounter the problems. Ibyo ni ibintu abantu batamenya, batazi, batanumva. That's something people they don't. abantu badakijijwe ntabwo bamenye gutandukanya no kumenya uburyo satani ikora na tere ikoreramo. The pagans, they cannot understand how the devil works. izo nizo mbaraga ziza ziturwanya, nizo mbaraga zituma ibintu bifungwa, nibyo bituma imigisha y'abantu benshi idashobora gukomeza ngo yagukiwe myinshi. Those are the powers that fights us, makes a lot of people their blessing not to prosper. ese muzamwibaza ngo iyo dusengera ibiryo tugiye gufungura kubera ko tubanza tugasenga? Sometimes you ask yourself, do you always pray when you're going to eat the meals? no kuvuga ngo watetse ntakijijwe n'urugero. For example, means somebody has prepared the food. wagiye mu isoko atwaye imboga arabanza akazitongera kugira ngo abone abakiriya. Somebody who has brought the vegetables in the market, he has to do easy evil things. umurima yazisoromyemo ni umurima urimo ikirozi cye cyo kugira ngo agire amahirwe yo kuzayeza. You may find where also the garden where he harvested the vegetables, he has the demons that. tekereza izo mboga ahantu zivuye ku muntu uterekera ubanza agashiramo imiti kugira ngo azabone imboga zizere. You can imagine those vegetables being grown by a person who is. yaje kuzigurisha akabanza agaterekera akabanza akavuga ibintu byinshi cyane kugira ngo abone abakire baza kumugurira bamuha amafaranga menshi. He first carries a lot of evil activity so that may get the clients who can pay him higher. warangiza nawe wagera mu isoko ugasanga yabanje kuziteraho amazi y'abadayimoni y'imyuka y'ikuzimu kugira ngo abone koko bazitware. Then you get to the market, you find has watered with the water. wewe wazireba ukavuga ati zirasa neza cyane nibwo bakizisoroma ni nziza cyane mukazitanguranwa muriho mugura. But for you when you buy you lash, you say they are so fresh. wataha ugateka ugahita ugatangira gufungura rwose utanasenze. When you get to the house you prepare and you start eating without praying. ugasanga uhuye n'intambara ikomeye cyane mu bundi buryo kubera ko ibintu watwaye ni ibintu biterekereye, ni ibintu bidasengeye, ni ibintu bigomba kuba delivery. Then it means everything you have shopped, those are the things which are full of the demons and have to be delivered. haruja kugura umwenda agahita yambara. There are those who go buy the clothes, they immediately. kugira ngo uwo mwenda kugereho wanyuze mu maboko y'abantu nka 5 cyangwa 10 kandi bose bakoresha imyuka y'abadayimoni. Having that garment has gone through about 5 hands, people who breathe. wambara umwenda ugasanga warwaye allergy cyangwa se warwaye umutima ukavuga ati ariko ko narwaye umutima byagenze gute. Then when you put on the same garment you find you have the skin all allergy, sometimes also the heart attack. umwenda wambaye barawuterekereye bawushizemo ibintu byabo bikomeye cyane navuga ati umuntu uzambara uyu mwambaro azarwara umutima cyangwa azarware igifu. Probably they may say somebody who put on this garment may have ulcers or the. ku bantu basenga rero ikintu cyose babanza kugitekerezaho no kugisengera kuko ntabwo ugomba kucizera. The prayerful people, they should always think about something before they put it on. sinzi ko ariko Bishop uko arifa dutera ubwoba noneho n'ibintu twakoraga tubyizeye ko nta kibazo none ko byose birimo ibibazo. Some may ask themselves that Bishop is scaring us because everything we've been doing is full of problems. ku bantu basenga buzuye umwuka wera b'abahanuzi ntimwumva ko haje akayaga idirisha rigakubita. You have just heard the sound, the door has banged because of the wind. harabakurikira amajwi y'inyoni bakamenya uko inyoni zivuga. There are those who listen the voice of the birds. igihe haza umuyaga cyangwa imirabyo cyangwa inkuba bakamenya icyo bisobanuye. There are sometimes the right all the sound may come. ni ukuvuga ngo ikintu cyose kiriho gifite icyo kivuga kandi gifite n'amajwi gifite n'icyo gisobanuye. That everything when comes has its voice and interpretation. gukizwa rero ni ukwemera ukavuga ati nakiriye Yesu nk'umukiza n'umucunguzi. Just being born again, you submit yourself and say, ibyo nzarya ibyo nzambaraho nzicaraho nzararaho nzanyura hose nzakomeza kuganira n'Imana. They say whatever I put on I will eat, where I go I will keep interacting with God. ukabanza ukimika ubwami bw'Imana mu mutima wawe. Then you bring the kingdom of God into your heart. ubaje gutekereza ikintu cyose ukabanza ugasenga.
we think of everything, then you first pray God. ikintu cyose ugiye gukora ukabanza ukagisengera. Everything you want to do, then you pray niyo God. mpamvu yobu iwe yafashe yazaga afata umwanya agasengera abana be, That's why Job used to get his time and pray for his akiha own n'ibyaha children byabo agatanga ituro ryo kubasabira imbabazi. and confess about the children and give kavuga ati them. aba bana sinzi aho biriwe, sinzi ibyo biriwemo n'ibyo bakoze, reka ntanga ituro nibura basabira imbabazi. Then he may say that my children, I don't know where they have gone through, but let me give an offering. mu yandi magambo ni isengesho, ni ukuvuga ngo ntugomba kwizera ikintu cyose gitambuka. In other words, it's a prayer that you cannot believe in everything that which goes on. Imana ishobora byose rero ni uko tugomba kumenya ko Imana iri mu buzima bwacu bwa buri munsi. The God who is able is the God that who know that He is required in life. Ushobora kuba ufite umuzamu ukamwizera ati ni umwana mwiza, You may believe in your white God, ariko ngeza nsetswa n'ibintu bitandukanye. Hari igihe umukurikirana ugasanga araterekera, afite ibintu abanza ku iyo muryamye iwe arazenguruka afuhera akora ibintu bibi mu marembo. something so amazing. You may find at night as you are sleeping, goes around the house doing all the evil activities. ariko we wareba ukavuga ati ariko ndabona ari umwana mwiza, aritonda, agira discipline ikomeye, akazi kose agakora vuba na vuba. Then he say, for you say he's very active, very humble, and has a lot of discipline. Baransesta rimwe na rimwe, hari igihe hari ibyo bashira kuri ba boss babo kugira ngo bahuze babakunde. Sometimes there is what they give to their bosses. They may like akabanza akagushiraho imyuka itandukanye, urangiza ukavuga ati ni umwana mwiza rwose. to bring all those evil spirits, so the boss say that. iwe yaba yicaye aganira na bagenzi be, turiya naramurangije naramushoboye, nti nije umuyobora mu ico mubwiye cyose aremera. When he is interacting with his fellow nightmen, they say that one I handle mu you. bantu bagira amafuti ba mbere nije ba mbere, ariko boss wanje ntashobora kuyabona kubera ko hari uko namugenje, hari uko nabikoze. I'm a very wrongful person, but my boss cannot understand. hari icyo Imana idusaba bene data. That's what God asks us. tudafite amaso y'umwuka, tutaganira n'Imana, tudasenga, satani iratuyobora, nidukoresha ibintu. When we don't have the spiritual eyes, we don't pray, then the devil is ready to take us. Amen. Amen. ko muradukurikira? Are you following us? Amen. Amen. nubona ubana n'umugore udakijijwe, When you have a wife who is not born again, mu yandi magambo ububana n'imbaraga n'ibirindiro bikomeye by'abadayimoni, urwana intambara umunsi ku munsi kugeza iherezo ryawe. it means you're also encountering the very powerful powers of the demons on a daily basis. ni ibintu uzarwana nabyo ubuzima bwawe bwose. It means this is the war that you have to fight. icyo ugomba gukora umutwaro ni ugusengera uwo mugore agakizwa cyangwa uwo mugabo agakizwa. What you have to do, you have to pray for that, your wife or the husband. ariko igihe cyose atazakizwa, menya ngo hari icumba kimwe mu rugo rwanyu, mu buzima bwanyu, kibamo imbaraga z'abadayimoni, kibamo imyuka yo guterekera, byanze bikunze. Then you have to understand one portion of your house that is full of nakoze ubushakashatsi nk'umuhanuzi ndimo nsenga. I did my research as a prophet when I was hari praying. igihe abahanuzi bazagira umwanya bakagira amatsiko yo kubaza utuntu twose, ukabwira ati Imana, aka kantu ko bimeze bite? Sometimes you are too curious, you ask God how this thing is. ushobora kubona ukazana ukavuga ati ariko nje sinza nk'inzoga nyinshi, ariko ni divayi ntoya, n'akantu gatoya gusa mba nifitiye mu rugo. For me, I don't drink a lot of alcohol, but this is small wine. imbaraga z'abadayimoni zihita ziza kuri rya cupa rya divayi, zikaza zigatura, ni ukuvuga ngo wazihaye icumba kimwe mu muryango, mu rugo rwawe. Then the powers of the demons, they come in that bottle of the wine. It means you have given them a small section. satani ntizinyura mu bintu bihambaye, zinyura mu kantu gatoya gusa. iyo ubeshe umugoroba umwe gusa, abadayimoni bahita baza bagacumbika iwawe. The devil comes in a small thing, but if you lie one night, they come and reside. bavuga ko tubonye umukiriya ukomeye, tugomba kubana nawe kuko yatwemereye, yadukinguriye umuryango. Then that we have got a good client, he has opened us the doors for niyo us. mpamvu rero tugomba guhora twihana, tugomba guhora dusenga kugira ngo twirukane iyo myuka. So that's why you should confess and pray, so that we chase away all those evil spirits. ejo nashoboye kwicarana n'abantu bambwiye ko bashaka ko mbatoza gusenga. Yesterday I managed to sit with some group of people who wanted bari to ekipe train. y'abantu bagera nko ku 12. It was a group about 12 people. ariko bari barimo abantu badakijijwe bafite imyuka ibagendaho batatu. But 3 of them, they had evil spirits accompanying them. kandi baje bose bambwira ko ari abana beza, bose bashaka kugenda neza, But they came pretending all of them to be good ariko children. bafite imyuka babana nayo. But they had those evil spirits they are residing with.
ndabaganiriza ndangije kubaganiriza ngiye kugenda bagenda banyongorera bambwira ngo ariko nje mfite umugore wanje ni shitani rwose n'imyuka yose nihiba none ariko nta mwanya mfite ubu nasezeye ndagiye. Then they interacted and said that my wife is a demon, has all the evil spirits. Kankubwire ngo iyo ubana n'umuntu udakijijwe haba hari imbaraga zikomeye z'umwanzi zigose umuryango. When you reside with a person who is not born again, then those the powers of the demons are Imana ishobora byose. We are talking about the God who is hari Imana gikora, hari abantu bafite ubuhamya bw'ibitangaza babonye Imana bakorera aha hantu. There are some people who have the testimony where they have seen God has done. Ushobora kuba utagiraga inzu, ushobora kuba utari ufite, nta mugore wari ufite, nta mwana wari ufite, hari ikintu Imana yakoze. Hopefully you never had a child or a house. Ushobora kuba hari uburwayi, ejo twumvise ubuhamya bukomeye cyane abantu batubwira ibyo Imana yabakore. It could be the illness. Yesterday we had a very wonderful testimony, people telling us kubera ko tuvuga imbaraga z'Imana cyangwa se Imana ishobora byose. Reka twumve nimba hari umuntu wadusangiza ubuhamya buto bw'ibyo Imana yakoze. Then because we are talking of a powerful God, somebody could tell us what he has done. Nimba hari umuntu ufite wumva afite ikintu yatubwira cyatugirira akamaro natwe akatubwira ati Imana je narayibonye. Somebody who can share with us the testimonies assuring us that the way I met God. Nimba hari umuntu wumva avuga ati hari uburwayi nabonye Imana yankijije mu minsi itambutse, shobora gushima Imana, shobora gutanga ubuhamya. Somebody may say, let me give a testimony because I saw God in the past time. Hallelujah. Amen. Imana ishobora byose ni Imana itanga ubwenge. Amen. Nari mfite umukobwa wanjye yigaga mu wa 3 secondaire, ashaka gukora ibintu bya MPG. MPG ni mathématique, physique na géographie. Mu by'ukuri ntabwo navuga ko yari umuswa, ariko ntabwo ibyo yari abishoboye. Ugasanga muri ayo makuru nta na hamwe yigeze abona 3 ku 10. None akajya ambwira ngo ndashaka mama jewe kuziga MPG. Amubwira ngo ntabwo ibyo wabishobora kubera amanota, kubera ko uko nkuzi ibyo bintu ntushobora uri urata umwanya. Noneho umunsi umwe arambwira ngo ndajya kwa Bishop ansengere kandi mama nje ibyo bintu nzabyiga nzatsinda. Amubwira Bishop yaragowe kabisa, ibyo bintu aho hantu uzajye kwiga ibindi bintu kuko ibintu byo kwiga ni byinshi, ariko mathématique nturabonaho 2 ku 10. Geography nuko nta hantu urabona 1/10. Ariko Imana ishobora byose, Imana itanga ubwenge. Umunsi umwe papa warambwira ngo Imana itanga ubwenge, ndashaka ko uyu mwana aziga ibyo bintu kuko abikunda. Mama Emeline atubwira ko mama Emeline mu cyumba yigeze kuvuga ngo yasengeye umwana amusengera ubwenge kandi agera ubwenge aratsinda. Muri make yagiye gukora ikizamini cya leta ashaka kubyiga pe, ariko nkajya muca intege ku buryo bushoboka kuko ni nge waruza amanota ye si faiblesse ze. Mu by'ukuri we yakomeje kujya abitekerezaho. N'umunsi w'ikizamini cya leta abantu yabwiye aravuga ngo mama nzamutungura. Mu by'ukuri yarantunguye, ariko ntabwo ari imbaraga ze, ni imbaraga z'Imana kuko yaje gutsinda ibyo bintu byose. No ku ishuri bamuha MPG ajya mu wa 4. Noneho nkajya ngira ubwoba ndavuga ibyo bintu ntabyo azatsinda, ariko trimestre ya mbere yarangiye afite amanota 70 mu wa 4 kandi ibyo bintu byose abitsinda neza. Imana ishobora byose. Amen. Hallelujah. Amen. Imana ni nziza. Bishop yayivuze numva mfite ibintu byinshi. Navuga ngo reka ndebe ko hari uwavuga kimwe gusa. Ariko Yesu ashobora byose. By'abana b'abantu batashobora, Imana yacu irabishoboye. Ndashima Imana. Nari ngwaye sinozite. Yari maze igihe kinini. Buri kwezi nagombaga kuba ngwaye sinozite. Igihe kimwe Bishop aradusengera nisanga sinozite yararangiye.
Amen. ubundi sinezite ni indwara igaragarira abantu bose. Ku kazi umukoresha wanjye yarambwiraga ati niwumva itangiye kuza ujye ufata basi imiti myinshi, kubera ko nkunze kwakira abantu n'umurwayi yaza ndimo ndamwakira akambwira se muganga kubera iki utivuye. Yabaga bitoroshye, n'umutware wanjye yigeze kumbwira ati ujye ureba ukuntu wakwivura. Urumva ko bitari byoroshye. Imana ishobora byose. Mama Neema amvugira ibintu, Imana yacu itanga ubwenge, Imana yacu ishobora byose. Aha hantu twahaboneye Imana. Bishop yaragowe koko kuri njyewe cyane cyane, ko nari mfite icyo cyifuzo buri gihe nicyo namushiraga imbere, amubwira ngo nta kindi nshaka kusengera, ndashaka gusengera ubwenge bw'abana banjye. Nta kindi kintu najya amubwira ngo ibintu byose Imana yangiriye neza, ndumva nguwe neza, ndumva nta kindi cyifuzo mfite nuko nzi neza ko nzakorera Imana. Rero Imana yacu itanga ubwenge. Mfite umwana wiga 6e secondaire, abarimu bari baranzengereje, ariko Yesu we areba kure aho tutareba. We Yesu wacu Imana isumba byose, Imana ishobora byose, yarabikoze. Umunsi umwe nagiye ku ishuri wabo nsanga yabaye wa kabiri, ndamubwira ngo waretse nkakoma induru, kubera ko igihe cyose najyaga kumureba ntabwo najyaga ndeba amanota, najyaga kumureba nkavuga ngo Mana warakoze, nkashima gusa mvuga ngo Mana umwana wanjye afite ubwenge. Uwo munsi ngezeyo arambwira ati se wagiye hariya kuri valve ahantu bashira amanota ngo urebe? Ndamubwira oya ntabwo ari ngombwa, reka twica. Ati nyamara ngwino urebe. Njyayo nsanga yabaye wa kabiri, ndamubwira waretse nkakoma induru. Arambwira atoya mama reka uraza gushima. Ariko nazamuye amaboko ndavuga ngo Imana yacu ishobora byose. Twabonye Imana, nimubona tubyina, nimubona duhimbaza, twabonye Imana. Yewe nahisemo kugura ifirimbi ko numvaga gukoma induru bidahagije. Imana yacu muyimera amashyi. Amen. Amen. Imana yacu irakomeye. Ntangariye Imana muri aka kanya, mpagurutse ndi uwa mbere ariko mvuze ndi uwa gatatu. Ariko icyo ntangariye Imana ni uko ibyo nari mpagurutse kuvuga gukomera kw'Imana ntabwo ari orientation bampaye, nibyo byari bimpagurukije. Nanjye ndashima Imana nka mwene data, ibyamubayeho nibyo byambayeho. Mfite umwana w'imyaka 7 yagombye kuba mu wa kabiri, yiga mu wa mbere yarasibiye. Mu wa mbere nagiye kubona mbona azanye amanota 48, umutima urandi. Yize materineri ya mbere, yiga iya kabiri, yiga iya gatatu, ajya mu wa mbere. Sinigeze mbona ikibazo mpura azanye amanota 48. Niba hari ikintu kibabaza ababyeyi bari hano barabizi kuruta abatoya, nicyo kintu gishobora kuba cyarambabaje mu buzima bwanjye kuruta ari kubona baburaye. Nyina yarize, nanjye narize, kandi nta makomplikasiyo twigeze tujya mu mashuri. Ikintu cyambabaje pe nicyo. Ndahangayika, turasenga, muzana kwa Bishop, igihembwe cya kabiri atuzanira amanota 30. Noneho numva ndihebye. Igihembwe cya gatatu ari nyina ari nanjye, mbese ukabona turakubita se, turamutunganya se, twese tumera nk'ibinya. Ari n'abarimu ntibakimwitaho, aragenda tuzanira amanota 21. Ubwo ni ubuhamya, amaberete nayazana. Ndangije ubwo niko dukomeza kurusha Bishop tuvuga ngo yaraguwe nk'uko babivuga, nanjye narabivuze. Umwana turamuzana, Bishop arakomeza aramusengera, aza kwatura ati uyu mwana mujye muvuga ko ari umuhanga, mujye muvuga ko ari umuhanga. Ubwo wajyaga kumubaza ngo handitse ngo iki, akaba kugira ngo gusubiza akareba muri umunawe, kuko umunawe we navuga ko ari umuhanga kumurusha, yari yaramuciyeho. Byabaye ngombwa ko bose mbisibize. Bamaze gusibira mu mwaka wa mbere, turakomeza turasenga.
niba ka gahinda nagize ndajya mu uburemere noneho bukiyongereye ngo agomba kugendera bakamutereta bakareba posture intellectuelle y'uko ingana noneho basanga ari normal ko ariko bamwakira njye nyibaza se naba narabyaye debile nabangamira nawe nari bukunda kurikira za filime nkamutega amatwi nataha akayinsobanurira ko filime yagenze akantuma n'amafilime nzana so ushaka y'igifaransa y'icyongereza nkazizana kugira ngo numve niba reruma ari debile umwana yari ageze mu rwego rwo kumbwira n'ibiri buze kuba muri filime atari yayibona nkahita njyewe mvuga ko nta debilite umwana wanjye afite directrice nta cyumweru cyashiraga atambaze ese umwana wamujyanye imbere numva arankomerekeje numva arimo kuntera icyuma ariko ndashima Imana asubiye kwiga igihembwe cya mbere uyu munsi afite amanota 70. Existe niba nyihamagara arambwira ati ese kutazanye ya attestation nagutumye tukaba tubona umwana arimo gutera imbere kurusha abandi waba arakoze iki naramubwiye nti dusenga Imana ishobora byose hari ibintu irimo gukora ubu nta kinamvugisha ninjira mu kigo mudepoza ariko ndabamenyesha ko mureke dusenga Imana ibyo tudakora byo tugashobora kubishobora. Amen. Hari ibyo bavuze nti bishop yaragowe. That's why they say that bishop is always troubled. Ubundi ntabwo twagowe mu by'ukuri ubundi niko kazi tugomba gukora. Actually not troubled, that's our responsibility. Ahubwo hari abavuga ati bishop yaragowe reka noneho mureke ariko abandi bo ntabwo bari butureke. Hari uwambaye umukoro ari muri Amerika. As some people say bishop is troubled, let me not disturb, but others say yarambwiye ngo ibintu byawe byose bihagarike. Somebody in America gave me an assignment. He said that on Wednesday stop ikindi kintu wongera gukora ubanze wicarira ikibazo canje gusa. Don't do anything, just sit on my problem. Asigaye naje nzurira indege nze muri Afrika nze mu Rwanda nze gushima gusa. Then for me I will just go to pray and I come to Africa, I come to thank God. Ariko fata iminsi 7 wicarira ikibazo canje cyonyine. But have only 7 days attend my prayer. Urumva abandi barambira ngo ndeke ibindi bintu byose nsenge nimwe nimutazana ibibazo byanyu ngo tubisengere abandi bo ntabwo baturekeka. Then even if you don't bring your problems so that we pray, others they won't give us that. Abashinwa bahinde ntabwo bari bureke kuduha ibyifuzo byabo. The Chinese and the Indians, they won't stop giving us their. Ariko reka ngusabe hari ico Imana ishaka gukora mu buzima bwawe. But let us ask, there's something God wanted to do in your life. Hari umugisha Imana igutegurira ureka kwirebaho nkuko baririmbyi baririmbye mu mwanya. Don't concentrate on yourself as the singers they have sung. Reka guheranwa n'amateka uvuga ngo dore uko umuryango wanje byagenze. Don't be taken by history. Say this is how my family was. Reka kuvuga ngo mu muryango wacu nta wigeze agira inka nyinshi cyangwa nta wigeze agira amamodoka n'amazu menshi. Never say that in my family nobody who owned the number of the cows, all the houses. Reka kuvuga ngo mu muryango wanje nta wigeze wiga kaminuza. Never mention that in my family nobody who attended university. Reka kuvuga ngo mu muryango wanje nta muntu wigeze abyara abana babiri ngo bakure babeho. Then you should never mention that in my family nobody who had born about two children. Ariko tekereza uyu munsi icyo Imana yakuvuzeho. But just think today what God has planned. Hagarara gusa ku cyo Imana yakuvuzeho. Just stand upon what God has spoken. Urebe imbere gusa kandi imbere ni heza. And just keep focus, advancing, making us. Ndiho ndababwira Imana ikora, Imana yumva. Nabonye urusengero turwubaka nta mafaranga ahari. For me, I'm talking about the God who hears, and this week we build this church with no money. Kubera ko ari Imana ishobora zose tubona ubutaka mu karere ka Kicukiro bunini. Because the God who is able of everything, we got a big land in the district of Kicukiro. Ubutaka buhagije, niyo mpamvu mu kanya mwumvaga mbabwira ati dufite ibiti bizana umuyaga bikazanamo ibinyabwoya n'ibindi bintu byinshi. Tugomba kugerageza uko dukora amasuku tugatera imiti kugira ngo kuko dufite ubustani bukomeye bunini. That's what I've been saying, because you have the trees and a lot of insects you have to mitigate so that insects are killed. This is a God who is able. I remember when you mentioned that we are shifting to this place. Hari abicaye bakora inama baravuga ngo tumureke agende wenyine twe twisigarire kuri duhamike. There are those who sat
down and say, let him go alone for us remaining. ntabwo twaje muri biriya bihuru, ntabwo twaje hariya hantu, ntabwo bishoboka. We cannot go in that forest, it's very impossible. ariko nagira ngo nkubwire ngo hari icyo Imana yavuze nicyo gikomeye kuruta ibyo abantu bariho batekereza. I want to assure you what God has spoken is very important than what people they think about. tukaze utinda ku byo abantu bavuze bariho batekereza, ahubwo uze utinda ku cyo Imana yavuze. You should not concentrate on people what they think about all they have taught. kandi numara kumenya ko hari icyo Imana yavuze, ukomeze urebe imbere kandi urabigeraho. When you know that God has spoken something, keep focusing. uyu munsi mushobora kuba mwaburaye, Tonight probably uyu munsi ushobora kuba urwaye, this morning may be ill. uyu munsi ushobora kubona ufite ibibazo bikomeye cyane mu buzima. This morning you will be having a lot of problems in your life. ariko uyu munsi muri iki gitondo nagira ngo nkubwire ngo witinya, imbere ni heza. But this morning I'm assuring you, don't be fearful, the future is very wonderful. reka gutinya ibyo ababyeyi bakwatuyeho, Don't be fearful of what the parents have confessed reka against gutinya ibyo you. umugabo akwaturaho buri munsi, Don't be fearful of what you have reka gutinya confessed. ibyo abantu bariho bakuvugaho. You should not be fearful of people they speak against you. ariko iyo abivuze ntibesha, nubwo byatinda bizasohora. But the one who spoke cannot lie, whatever it hari abantu bafata is. amasezerano bakongera bakarekura kubera ubwoba, kubera kumva ibyo abantu benshi bavuze, There are some people who forget their covenants because kubera of iterambere, kubera ikoranabuhanga. abantu aragenda yumva ko arwara afite, akaja kuri interineti gushakisha gukora ubushakashatsi kuri iyo ndwara. Because of the technology, when somebody become ill, he try to search about his ugahita illness. ureba ibimenyetso by'indwara ukuntu bimeze, ugahita wisuzuma ukavuga ati ndapfuye, ndarangiye, byanje birarangiye. Then you go through all the symptoms of your illness and examine yourself, say, I'm ariko finished. ngera ukora ubundi bushakashatsi umenye ko hari Imana ishobora byose. But call another research and know that there's a God who is able for everything. umenye ko hari Imana, hari irindi koranabuhanga rikomeye riva ku mwuka w'Imana. umenye ko Imana ishobora byose kandi irahindura ibintu bikomeye. And you know there is a very important research that comes from God who can transform everything. ushobora kubona uyu munsi nta kazi, nta mafaranga, ukene, ugatekereza ukavuga abana bazabaho gute, ndapfuye, ibintu birakomeye, nzakorwa n'isoni. You may be jobless today, say, how am I going to live? How the children are going to start ariko ngera their subiza amaso inyuma uvuge ngo hari icyo Imana yavuze. But make a flashback and say there's niba hari icyo Imana yakuvuzeho, if God has spoke something against you, amafaranga araje, the money is coming, ubutunzi buraje, the wealth is coming, amagara mazima araje, the good health is coming. uburwayi uriho ubona aka kanya bwakubujije amahoro. All the illness you are seeing now have made you muganga yakubwiye ngo ndabona indwara ari ubuzima bwawe, ni indwara uzabana nayo kugeza uvuye kuri iyi si. The physician has told you that this is illness that you will die, reka that you will leave the tubyemera. world. Juvenal yaragiye bamupimye, araza arambwira ati basuzumye ubu burwayi. Juvenal came and told me when I went to the ariko physician, he said nabanze the same. ndabona ibi bintu bitari ibyanjye, ibintu birakomeye, none senga mushumba, senga. Then he said, but Bishop, this is not my illness. How do you see? ndamusengera aragenda. Then I prayed to him. He ejo went. ku mugoroba yashimaga avuga ati nzavuga Imana, nzakorera Imana, ibintu birakomeye, Imana yarakoze, Imana irahambaye. Then last evening was saying that our serve God is a powerful God. Has done a ikintu cya lot. mbere ni ukutemera ibyo ubonesha amaso, ibyo satani iri yakubwira, reka kubyemera, reka kubiha agaciro. Something very important, you should not admit what the devil is telling you. reka guha agaciro indwara ubona ikomeye ihambaye, uvuga ati ndarembye, ngiye kuja kwa muganga, ibintu birakomeye. Don't give more attention about the illness. Say, I'm dying, I'm going to see the banza physician. wibuke uvuge ngo hari icyo Imana yavuzeho. But just remember and say, there's what God hari spoke ibintu against bitanu you. Imana yavuze ntarageraho. There's about 5 things that God mentioned that haven't achieved. ukabanza ugakuramo urupfu, ukavuga ati urupfu rwo ntabwo ruje uyu munsi kuko hari ibintu ngikora. Then you say, the death is not of today because I still have other things to do. urabanza ugacishamo umurongo ukavuga ati urupfu rwo ntiruriho, nubwo ntewe n'indwara muri iri joro, urupfu rwo ntiruriho, okay, ndukuyemo. Though because I'm attacked with the illness tonight, but the death is not involved. avuga ati okay, umubiri ndabona uriho ubabara cyane, ariko hari ibyo Imana yamvuzeho bitanu kandi ngomba gukora kandi ngiye kubigeraho vuba. Okay, n'indwara nayo irakize, ngiye kuba muzima. You said that my flesh has a lot of illness, but said there's 5 things God has spoken against me, I'm going to be healthy. ku bakristo nagira ngo mbabwire muve muri biriya bitekerezo by'abantu ubucurana umuntu akabwira ati ariko ibintu bya mbere ni ugukora siporo. But what I tell you as Christians, how people come and advise you, you have to do sports. ukazurya ibintu bimeze neza, ukanywa amazi, You have a good feeding, you drink a lot of water. ntasigaye ukivura. abashinwa barivura, ibintu byabo byose haba harimo imiti, bamenye ko barya ibintu bimeze neza. So the Chinese, they heal themselves, they eat a lot of food involved medication. siporo ni nziza, kunywa amazi ni byiza, ariko
gusenga no kumenya icyo Imana yakuvuzeho nicyo gikomeye kuruta ibindi byose. Okay, doing sports and doing a lot of sports, but knowing what God has spoken against you is another than the rest. Ntabwo bitangaje kubona waravutse mu muryango ukenye, ababyeyi b'abakene badafite ubushobozi, ariko ukazaba umuntu ukomeye. Then something so amazing, you have born in a poor family, but for you become a very wealthy person. Banza ureke gutekereza, hari igihe umuntu akubwira ati mbuze n'amafaranga yo kwishura inzu, mbuze ibyo kurya, ndapfuye, ndabona iminsi yanjye irangiye, abantu baje mu bwenge bariyahura akavuga ati ndabona ejo ntahahari. Somebody says, I don't have the money to buy the food, let me harm myself. Ku bakristo ntibaza biyahura, abakristo ntibaza bacika intege, abakristo babanza kumenya ngo ese niki Imana ishakaho. Then for the Christian, they don't commit suicide, they ask themselves, what does God want me to do? Mu kanya kashize hari uwazanye sheke asinya sheke arambwira ati hari ibintu niyemeje kandi ndumva umutima umbwira ngo aya mafaranga ninyatanga hari ibindi bintu byanje bigiye gufunguka byanze bikunze. Shortly somebody came with a signed check and said, there's something I committed myself and I'm not, amaze other things are going to arahizana happen. ndamusengera aragenda. Then he came, I prayed, I blessed him, he went. Kubera iki buriya kwizera, kwatura, kwemera, kumva ijwi ririho rikuganiriza ukavuga ati ijwi ni iry'umugisha kandi birakunda biraba. Just breathing and saw this voice, a voice of the blessing that will happen. Hari abantu bava mu tuntu dutoya bakaguka akavuga ati hari icyo Imana yamvuzeho. There are some people who quit very small things and say, Hari inzozi mfite, hari ibyo ndiho ndota. they have their dreams, there's something. Itorero ry'Imana niki muriho murota, niki muriho mwumva, niki wumva utekereza, niki wumva ukeneye, niki wumva wabuze. Church of God, what are you dreaming? What do you feel that you are missing? Bariho bavuga Imana itanga ubwenge, Imana iha abantu ubwenge, birashoboka kandi birakunda kandi biroroshe kandi ni ngombwa. They have been talking about the God who gives the knowledge, and it's very possible the God who does so. Baratubwiye ni namwe umwana muza mwaturaho ko ari umuhanga, ari umwana uzi ubwenge, ari umwana mwiza nta kibazo afite. There's somebody who said that I advise him to confess that the child is very ariko bihuje n'ibyo intellectual. mwarimu w'ishuri avuze, ukabihuza n'ibyo nawe uriho ureba utekereza amanota, ukaja kwa muganga uhita bakonfirima bakakubwira ati umwana afite ibibazo bikomeye cyane bitazarangira. But when you combine with your mindset and also the teacher what he's saying with also the physician, ariko iyo uwizera Imana ishobora byose izigenda igacishamo umurongo muri birya bibi byose hakaza ibyiza. but when you believe that God is able of everything, he cross over all the evil things. Itorero ry'Imana uyu munsi ko turiho tuganira Imana ishobora byose niyo tangiriro ikaba ni iherezo. As the church of God, we are talking about God who is able for iyo wamaze kumenya ko itangiriro ari Imana, when you have known that the first is ukamenya ko God n'iherezo ari Imana, and understand also the last is God, ariko urumva uzi ngo imipaka yose irarinzwe, hari umutekano ku mipaka, nta kibazo, nta kintu gishobora kutwinjirana. when you are sure that all the borders are secured, there's nothing can attack us, warangiza ukavuga ati ndatekereza hagati aha ngaha intambara zirimo hagati aha kubera ubushobozi n'ubutware buhari ibindi byose nabyo biraza kuba byiza. then you believe also because of the authority that which is around everything. Reka nkubwire ngo itangiriro ni Yesu, I'm assuring you the first is Jesus, iherezo ni Yesu, the last is Jesus. hagati urinzwe n'ingabo z'ijuru, abamarayika n'ibintu byose byiza. Reka gutinya umwotsi w'ibintu uriho ubona bibi, ahubwo umenya ngo imbere ni heza kandi Yesu ni muzima kandi zabaho neza. In the middle, you are surrounded by the armies of the heaven. Don't be very fearful about the devil. Niba ushaka gukunda Imana no kwikorera ni ukudatinya, ukuvuga ngo business ndabona zahombye, ndabona ibintu bitagenda, reka nimuke, reka mpunge, ibintu birananiye, business mu Rwanda irananiranye. Reka nkubwire ngo ahari abakire bakomeye, business igomba kugenda neza. Uri i Kigali, uri mu Rwanda, uri mu gihugu cyawe, ugashima Imana, ukabona ubuhamya, ukabona ibyo ushima Imana. Don't be fearful about the losses you have made. You want to learn out the country to go to exile. Just keep around and give a great testimony and thank ikintu God. gikomeye ni ukwatura, ni ukubanza kumenya kwatura neza. Something very important is knowing how to confess. Ngo abandi ko barakena, aho abandi bariho bakenera, wowe niho ugomba gutungira. When others are losing, for you it's a time to Kuko regain. itangiriro ni umwami w'abami, iherezo ni umwami w'abami. Because the first is the Lord of the Lords and also the last is the Lord of Kandi Lords. uyu munsi uri kumwe n'Imana. And today you are with God. Ni Imana yahozeho, Is the God who existed. ni Imana muri kumwe uyu munsi, Is the same God who is with you today. kandi ni Imana muzakomezanya ubuzima bwawe bwose. And the same God that will come on with you. Nagira throughout kubwira your ngo life. tangira utekereze kwakira umugisha wawe. I want to ask you, start thinking about receiving your Abana blessing. bakiri batoya ntugomba gutangira gutekereza ibirwara bikomeye, ibirwara The young children should not, za sinezite, za asima, imigongo, impyiko, amara.
tangira umenye ngo hari Yesu uza winjira mu buzima bwawe akavura agakuramo agakamura ibirwara n'ibibyimba birimo byose bikuma bigashira. Don't be taken up by the number of the illness. Know that there's a God who comes and sweeps all the Ndimugurura poisons. n'abarwayi batandukanye bashaka kuja mu Buhinde, bashaka kuja mu Bubiligi. I'm meeting with the number of people who have the transfers to India and Ariko nagira kugira ngo hari umuntu ukora, hari umuhanga ukomeye, hari umuganga ukomeye w'igitangaza n'Uwiteka, iyo atabivuze iyo atabitegetse urapfa. there is somebody who's very important physician. When doesn't mention, that's the Almighty Uja mu Bubiligi God. ukagwayo, You go to Belgium, you waja mu die. Buhinde ugapfa. When you go to India, you die from there. Ikintu cya mbere ni ukubanza kwinjiza Yesu mu buzima bwawe. The most important thing is bring Jesus into our life. Abaganga baje kukuvura bakakuvura hari ijambo, hari isezerano, hari ico ufitanye n'Imana. When the physician is going to attend to you, but for you have the covenant with God. Umusozi uri imbere yawe nagira kugira ngo uwo musozi ugiye kuvaho. Uyu munsi ndahanura ubuhanuzi bukomeye buri muri rusange, ariko bukomeye ari ubwawe ku giti cyawe. I'm assuring you the mountain ahead of you is going to be removed. I'm going to Ufite umugabo prophesy. udakijijwe, You have the husband who's not muri born iki again. gitondo uvivura uvuge ngo uyu mugabo ni umukristo, agiye kuba umukristo mwiza cyane. In this morning, just give close it that this husband is going to be a good Christian. Ufite umugore wawe udakijijwe, uvivura uvuge ngo muri iki gitondo nakiriye ko umugore wanje akijijwe, ari umukozi mwiza w'Imana. You have a wife who's not born again. This morning, just correct it and say, Ufite umwana w'urumogi, uvuga ngo umwana wanje ntazongera kuba urumogi, agiye kuba umwana mwiza, umukristo mwiza w'igitangaza. You have a child who smokes marijuana. Say, my child will never smoke marijuana again. Is going to Uri be a muzi yo good Christian. gukodesha, uvivura uvuge ngo Mana ndagushimye ko mbonye inzu nziza yanjye nzabamo itari yo gukodesha. You are in the house that you are renting. You just stick that and say, God, thank you for the house. Ushobora you've kuba given me." ari ikibazo cy'umwana, uvivure ngo Mana ndagushimye ko mbonye umwana, nimba ari umwe ushaka, nimba ari babiri, nimba ari batanu, uvuge ngo ndagushimiye Mana ko guhera uyu munsi mbonye abana ntazongera gusengera ico cifuzo, ahubwo nzagushima. Then, for the children you're looking for, just say, thank you, God, for the number of the children I've given Ushobora you. kuba uhembwa ibihumbi ijana, ukeneye guhembwa miliyoni ebyiri, mvuga ngo Mana ndagushimye ko ngiye kuzampembwa miliyoni ebyiri mu izina ry'Uwiteka, ndagushimye kuko uzi ico gitangaza. You may be earning 100,000, but you just say that, God, I need to be paid 2 million, and say, thank you, God, for this miracle. Ushobora kuba bizinesi itagenda neza, avuga ngo Mana ndagushimiye ko amadeni nari mfite yose nishyuye kandi ngiye mu mugisha ukomeye, kandi nzakomeza kugushimira. Even if your business not doing well, say, thank you, God, so that I clear all the debts. Iki and my gitondo business ubuhanuzi prospers. bwawe ni ukuvuga ngo ibintu byari byarananiranye birahindutse, bibaye byiza, kandi ugiye kubura mu mashini. Igihe cy'imyaka 25 uzaba uriho ushima gusa ubuhanuzi bwo muri iki gitondo. In the period of 25 years, we'll be thanking God for the prophecy of this morning. Abahanga mu kumenya ku imbaraga z'Imana, muri aka kanya utangira uvuge gusa ngo Mana ni ikintu kimwe, nta limite, nimba ari 5, nimba ari 10, nimba ari 20, nimba ari 30, ngo hari imyaka 25 yo gukomeza gushima Imana ku buhanuzi kuri aya magambo ndi kuvuga muri aya masaha muri iki gitondo. Could be 1 thing, 5, 6, 10, 20, 30, but I'm giving you from this Ibindi byifuzo mushaka uzabisengera nyuma y'imyaka 25, ariko ibyifuzo byari bikugose, bikuzengurutse, bikujije amahoro, bituma urota nabi, utekereza nabi. Imyaka 25 niyo gushima, no kuvuga ngo guhera ubu Imana yinjiye mu bintu byawe, igiye gukora ibintu bidasanzwe, kandi icubahiro kizaba ic'Imana. Then just allow that God is going to come and do a number of things within 25 years and do Batariho thank batwumva neza, batariho babyumva, bashobora kuzabyumva nyuma y'icyumweru kimwe, ariko nagira kuvuga ngo nimba uriho wumva neza ko turavuga Imana ishobora byose. If you are not hearing well, paying attention, but we are talking about Imana itanga akazi keza, igatanga umugisha, igatanga abana beza, igatanga ubutunzi, igatanga amazu, igatanga amafaranga. It's the God who gives the children the wealth, the houses, the buildings, and the money. Ni Imana itanga ubwenge nk'uko babitubwiye. It's the same God who gives the knowledge as they've mentioned. Ni Imana ikiza indwara nk'uko Imana ikiza, kandi twabibonesheje amaso. It's the same God who heals the illness the way we observed with our own eyes. Hari umuriro w'Imana, hari ibitangaza bikomeye. Nagira ngo nkubwire ngo hari ikintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Nimba urwaye ikibyimba mu kwaha, There is the fire of God. If you have a sore nimba in your ufite arm, ibibyimba mu mabere, if also you have sores in your breast, nimba ufite kanseri yo mu bwonko, if you also have a brain cancer, nimba ufite sida, if you have the HIV/AIDS, nimba urwaye impyiko, if you have a kidney problem, nimba igufwa ry'umugongo ryaragize ikibazo, ryaramuzwe, hari ibibazo birimo, if you have a problem with your backbone,
nimba ari ibibazo by'imitsi, if you have a muscle problems, nimba ari ibibazo by'amaso, if you have a sight problem, nagira ngo nkubwire ngo hari igitangaza cyawe, hari umugisha wawe wakiriye muri aya masaha, muri uwo mwanya wakira imbaraga z'Imana, amashuri gukiza Imana, kuko n'Imana ishobora byose. there is a blessing, there is a power of God, the healing of God. Oh, haleluya. Ubukene ushobora kubugizemo imyaka 25 cyangwa 30 ufite ibibazo by'ubukene. You have been experiencing over 30 years poverty. Abantu bashobora kuba biga nabi, ufite ibibazo bikomeye, ufite ingorane mu mutima wawe. The children have a lot of problems, also you have the problem within your Kugira heart. ngo nkubwire ngo kubera ko turiho tuganira Imana ishobora byose. I want to assure you, because you are talking about the God who is able, Yahozeho, the God who exists, iriho muri aka kanya, mu bibazo byawe uri kumwe n'Imana. who is present within your problems. No mu myaka 50 iri imbere uracyari kumwe n'Imana. Also the 50 years ahead you are with Nagira ngo God. nkubwire ngo hari ubushobozi, hari ubuhangange bw'Imana, hari ibintu bikomeye by'Imana igiye gukora ku buzima bwawe, kandi uzayishima, uzabona Imana ikomeye mu buzima bwawe. I'm assuring you that the Spirit of God, there is a powers and His presence going to do it within your life, and we thank Him. Imihanda igiye kuba imihanda idasanzwe, ko murabona abantu bubaka ku mihanda ko baragenda babasaba kwigizayo ibipango byabo. As you see how people are being asked to extend the road, being extended, and people ariko are just n'intangiriro igishushanyo mubona cy'umujyi wa Kigali cyangwa se cy'u Rwanda niko bizagenda koko. But this is the beginning, that's the actual image of the image of this nation. Umujyi uzahinduka, abantu badashaka kuba, badakunze kuba mu mujyi, bafite ibibazo bitandukanye, umujyi uzabigizayo. People have different problems, the city is going to push them out. Kandi bazaza bigizayo bonyine, abantu bazaza bagurisha bigira inyuma, baje kubaka Nyamata, Rwamagana n'ahandi. People will be sharing of their assets and go build in Nyamata, Rwamagana. Ariko bizaterwa n'aho ushaka kuba, bizaterwa n'aho wumva uriho urota ushaka gutura. But it will depend with your dream where you want to reside. Nutangira kumva ko nawe ugiye kuba mu bakire, uzaba mu bakire. When if you are going to reside with the wealthy people, then it's going ko to Imana kiravuga ko haje abakire, Abashinwa, Abahinde, Abanyamerika, Abanyaburaya batandukanye, Abanyafurika batandukanye, ba Nigeria bagiye kuza ari benshi, Abanyakenya, no kuvuga ngo hagiye kuza abantu batandukanye bagiye kugira ubwenegihugu bw'u Rwanda. There are a lot of Chinese, the Indians, Europeans, Americans, they are going to come and have the nationality of Rwanda. Kubera ko abantu bagiye gutura mu apartment, mu mazu, mu kazuka gatoya, no kuvuga ngo ni icumba kimwe na saro cyangwa ibyumba bibiri na saro, inzu yabaye nini. People are going to reside in apartments, means that's a 1-bedroom house or 2-bedroom house. Mu gihe kigiye kuzaza hazaba imisoro izazamuka ibe myinshi cyane, abantu bagurisha ibibanza byabo kugira ngo bagure utuzu dutoya. The time to come, the people are going to sell their assets because of the taxes. Umunyarwanda ntabwo dukunda kuba hejuru, umunyarwanda akunda kwibera hasi, pana kuja hejuru. In the Rwandan culture, I don't believe residing in the ariko mushaka mubyitoze hakiri kare, muzaza muba hejuru mu mazu hejuru. But you have to practice as early as possible because you could be residing in the stored houses. Ko ibibanza bizahenda, ubutaka buzahenda, amazu yo hasi azahenda, bizaba bihenze cyane, imisoro izikuba nyinshi kugira ngo umujyi wacu uzamuke ukomere. The taxes they're going to make permanent terms so that as the town develops. Kandi bizaza ari ku mazu cyane kubera kuko abantu bafite amafaranga menshi bagiye kuza kubaka. It will happen in the houses because a lot of people have the houses they come to build. Kandi tugomba kubabuza, ahubwo tuzabisengera mu kwezi kumwe gusa, turabisengera dukingura imiryango kugira ngo ibyo bintu ubuhanuzi butangire buze. We won't block them. We are going to pray for 1 week so that prophecy start. Umuntu azazaza avuge ngo amazu 20 ari hamwe akayagura yose agahita ashiramo ikindi kintu. Somebody will come and acquire about the area of 20 houses and ahari amazu 20 hazaza haje amazu agera kuri 150. Where you will find 20 houses, you will find over 150 houses. Usange umujyi wacu baye mwiza, tugize na espace ahantu ho guhinga no kororera. Then you find our city has been beautified. We have a lot of press to do the family activities. 20 iri imbere ikintu kizaba gikomeye, abantu bazaba bafite ubutaka, bazahinga borore, nibo bazagira amafaranga menshi akomeye, bazameze nk'abantu bafite inganda.
In the time to come, the people will be so wealthy that the people who have the big land to do the farming, the big industries. niyo mpamvu rero abantu bafite ubutaka babukomereho bareke kubutanga muri iki gihe. That's why people who have the land today don't give it away. ahubwo babukomereho kubera ko ubuhinzi buzaba buhenze cyane. hazaza abantu babizoreye mu babizi cyane, uzaza ugira nibura ahantu hato ukuremo tone z'ibyo kurya byinshi. Then those people who are expert in farming, they will come and maintain our land. kuvuga ngo abantu bazaba bafite hegitari imwe irahagije kugira ngo izagutunge ube umukire ukomeye. ufite hegitari hazabamo uburyo bwo guhinga bukomeye, hegitari izaba ihagije. 1 acre to be very good for you to turn you such a wise person. nubona ugeze kuri hegitari gusa y'ubutaka, umenye ko uzaba ufite ibyo kurya bikomeye byinshi cyane. Then it means when you have an hectare, abazaba bafite inusu ya hegitari nabo bazaba bafite ubutaka bunini cyane, bazabaho ubuzima bumeze neza. and those who have the lower than hectare, then will also have a good life. umuntu ufite ikibanza cye muri Kigali agikomereho, ntagitange, ntakigurishe. Somebody who have the land in Kigali should not sell it off. inzu ufitemo yo ni y'agateganyo, ni anexe na ni igikoni cyo mu gihe kiri imbere. Then for the house you have now, it's a kitchen for somebody in future is going to come. iyo nzu izavamo, noneho uje hejuru uzaba ufite ibibanza byinshi. Then that house will be demolished and you go stay in ariko ugikomereho ntugitange muri iki gihe, kuko aho hantu hazavamo ibibanza byinshi. abantu baririrwa bashakisha kugura ibibanza hirya hino, kandi aho bari hari ibibanza. People are trying to buy the lands outside, well that's where they reside here. baravuga ko ibibanza bizaba biri hejuru, tuzatugira dusiga ibibanza hejuru. The prophecy is just saying that we shall be having the lands in the sky. mukoresha amaplan, abantu bari bakoresha amaplan yo kubaka ubu ngubu, ba engineer barabyumva, bazaba bakorera ni ukuvuga ngo musike ikibanza hejuru. Then as the engineers, they are hearing when you make the architecture plan, you have to make more amafaranga y'amabati yo gusakara mushatse mwayareka mukaza mumena dari hejuru, mukabura ati muzakomerezaho mu gihe kiri imbere. There's no need of using the ansheets for the roofing, just do it and abahanga make a beam and niko bazabikora. nk'iriya sare yacu ni nziza, ariko ni y'agateganyo, ni igihe gito. abaenjeniyeri bazareba uburyo yongera kuzamuka tuje hejuru. Then also our hall is so small, but the engineers, they will look the way we can expand inzu zo hasi, uru rusengero dufite tuzagera igihe turuvugurure, tuzahindura mu buryo tuzarwubaka, tuzaja hejuru. aho ngaho hazaba hahenze, tuzaba dufite ikindi kibanza hejuru y'uru rusengero. Then also time to come on the church, on the roof, we shall put more ntabwo ari ukuruzakomeza, ahubwo tuzaruhindura mu buryo tuzamena dari tugakomeza tuje hejuru. Then we shall make a beam on above, then we keep building going. kubera ko niko iyerekwa rimeze, kandi ni nayo shusho y'igihe kiri imbere. Because that's a version, also that's the image of the future. kureba ingene bavuga ngo ni dari, cyangwa se ngo umuntu yubatse etaje akavuga ngo ni yakoze igitangaza. ama etaje ya niva imwe ntaca amaze, ahubwo azasenywa nayo cyo kimwe na za anexe zindi cyangwa se za cadastre zindi. The one sold house like other bank house, they'll be demolished. tuzaba dufite umujyi wegeranye, ariko tuja hejuru. We shall be having a congested city, but ahandi dusiga ubutaka bwo guhinga no korora. then we have enough land for the farming. abantu bariho barorora ingurube, bakorora inkoko, niyo mishinga igezweho. ariko ikintu kizaba gikomeye cyane ni abazaba bafite inka, kuko nizo zizaba zifite akamaro gakomeye. A lot of people that are doing the poultry and the piggery, but the biggest important wealthy projects will be those who have what dairy farms. inkoko zirakenewe kubera ko inyama zirakenewe, ariko amata azavumbukamo ibintu bikomeye cyane. bavuga ngo amata azaba afite agaciro gakomeye cyane, n'ubwo ngubu tutayaha agaciro. The dairy farming will be very essential, though now we cannot consider what it uruganda is. rw'inyange hagiye kuza izindi nganda nyinshi cyane, mu buryo amata azaba makeya, ahubwo bagasaba abantu kugira inka zihagije. As we have the Nyange industry, but more industries, they are going to come ariko up. mu gihe gito tuzafata ubutaka muri Tanzania, muri Congo, i Bugande. tuzaba dufite amafamu manini cyane hanze y'u Rwanda, ariko dufite inganda hano mu gihugu. We shall be having a number of the farms in Uganda, in Tanzania, everywhere, but we shall be having industries here in the amata nation. y'abanyarwanda zazayambuka imipaka aze, kubera ko tuzaba dufite inganda zikomeye cyane hano. All the milk will be crossing the border because we should be having a very big industry. bijyanye n'ibyo kurya mu gihe kiri imbere, ibintu byose bizaba biri mu Rwanda, ibyo kurya bitandukanye, imbuto n'ibindi bintu byose tuzaba tubifite hano. All the sorts of food and the fruits we shall be having enough here in Rwanda.
tugiye gusenga dusoza kugira ngo dukomeze n'amateraniro ya kabiri mu mwanya. We are going to pray as we wind up. We carry on the second session. kambasabe duhaguruke dufatanye isengesho. Imana ishobora byose. Let me ask you to stand and pray that God Imana ishobora will byose ishobora kuduha ubutaka no hakurya y'imipaka hakaba tukahagira uburenganzira tukahagira umugisha. Then it's the same God who can give us the blessing also beyond the borders, and we have tugiye kuzamura iyo Mana ishobora byose, ishobora kutugabiza, ishobora kuduha, ishobora kutugabira, ishobora kudutiza, ishobora kuduha ibyagutse kuko turi abana b'Imana. We are going to pray the God who is able to bless us in everything because we are the children of God. ntabwo ariko bizahura nubwo ubona bikomeye. It won't go through that even if all the challenges are going. muri iki gitondo nakiriye ubuhanuzi bukomeye, nakiriye kwaguka, nakiriye imigisha, nakiriye ubutware bukomeye butangwa n'Uwiteka. sinzi nawe nibwo babibonye. And this morning I received the authority or the prophecy coming from my Lord. I don't know if you received the same too. Mana ndagushimiye ko uhambaye. God, I think you are so wonderful. Imana ishobora byose. You are the God who is able for everything. Itangiriro You are the first ukaba and n'iherezo. the last. Imana yahozeho You are the God who existed kandi n'uyu munsi uriho and also today is true. kandi uzakomeza kubaho. And you keep being. Imana ihindura amateka. You are the God who transforms Imana history. ikiza indwara. You are the God who heals the Imana sick. itanga ubwenge. You are the God who gives the Imana mind. itanga amagara mazima. You are the God who gives good health. Imana itanga ibyishimo. You are the God who gives the Imana gifts. itanga ubwenge. The God who gives the wisdom. Imana ihindura amateka. You are the God who transforms. Imana ikuraho ibigirwamana. Imana isenya ubutware bw'abadayimoni. Imana iri mu buzima bwacu. Imana iri mu mishinga yacu. Imana iri mu bana bacu. Imana iri mu babyeyi bacu. Imana iri mu gihugu cyacu. Imana iri mu buyobozi bw'igihugu cyacu. Imana iri mu butaka bw'igihugu cyacu. Imana izamura ubukungu mu gihugu cyacu. Imana itanga ibyishimo. Imana itanga gukiranuka. Imana ibabarira ibyaha. Imana itanga kunesha. turagushimiye mwami, turaguhimbaje mwami, turagushimiye data. Uri Imana irera neza. Imyuka y'abadayimoni turayisenye mu izina rya Yesu. Turasenya ibigirwamana, turasenya imbaraga z'umwijima, turasenya abakonikoni, turasenya imigambi y'abapfumu mu izina rya Yesu. Turatangaza umugisha, turatangaza imbaraga, turatangaza kwizera, turatangaza gukiranuka, turatangaza amagara mazima, indwara zihunge, imyuka y'abadayimoni ihunge, za sida nizihunge, za kanseri nizihunge, indwara z'ibifu nizihunge, indwara z'imitsi nizihunge, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Mwuka w'Imana, mwuka w'Uwiteka agaragara mu iteraniro mwami. Turagushimiye mwami, turi mu mitima yacu. Turagushimiye mwami, turi mu miryango yacu. Turagushimiye mwami, turi mu rubyiruko rw'itorero. Tuzakubona mwami, kuko uri Imana yera. Mu izina rya Kristo dusenze. Amen.